Yesu ashimwe nshuti zanjye ndetse bavandimwe banjye, nongeye kubabwira ngo kubasuhuza nti Yesu ashimwe. Rero nanone uyu munsi mfite indi topic nziza ngufitiye uri buze kumva ukishima ukanezerwa. Mwumvishe cyane muri Bibiliya bavuga ngo, cyane cyane muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 29 cyangwa duhere 28 aravuga ngo, ndababwira yuko abana b'abantu bazababarirwa ibyaha byose bakoze n'icyaha cyose bakoze, ngo ariko uzatuka umwuka wera ntabwo azababarirwa n'icyaha kizaguma kumubarwaho kugeza iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ni icyaha gutuka umwuka wera, n'icyaha kitababarirwa. Ibyaha byiye byose ngo bishobora kubabarirwa, ariko gutuka umwuka wera n'icyaha kitababarirwa ubwabyo ni icyaha gikomeye cyane Imana idashobora kwihanganira. Ese icyo cyaha cyitwa gutuka umwuka wera ni ikihe? Ni gute batuka umwuka wera? Uraza kubimenya. Gutuka umwuka wera ni gute? Gutuka umwuka wera ni iki? Ese umwuka wera ninde? Amaze iki? Ashinzwe iki? Aha rero numara kumenya umwuka wera uwo ari we n'icyo ashinzwe, nibwo uri wihita unamenya icyaha wamukorera cyangwa wakora cyo kumutuka kigatuma Imana idashobora kukubabarira icyo cyaha. Icyaha kitababarirwa. Abenshi baravuga ngo gusambana ntibibabarirwa, kwica ntibibabarirwa, ariko hano ho bakubwiye ngo umuntu icyaha icyo ari cyo cyose yakoze gishobora kubabarirwa, ariko gutuka umwuka wera ntabwo bishoboka ko umuntu wamututse yababarirwa. Rero umwuka wera ninde mbere y'uko tumenya ibindi byose? Umwuka wera ni umuremyi w'isi n'ijuru. Umwuka wera niwe wateguye agakiza, ni papa wa Yesu. Kuba ati ni papa wa Yesu gute kandi papa wa Yesu ari Imana? None se reka turebe mu byanditswe. Marayika Gaburiyeli tubona muri ivuka rya Yesu muri Luka igice cya 4, nako no muri Matayo hose harimo, no muri Yohana igice cya 1 avuga ngo Marayika Gaburiyeli atumwa kuri Mariya, aramubwira ngo urahiriwe kuko ugiye gusama inda. Iyo nda uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwite Yesu, ko ariwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Matayo igice cya 1 umurongo wa 29. Hanyuma ngo niwe uzakiza abantu b'ibyaha. Hanyuma Mariya aramubaza ngo ibyo bizaba gute ko ndi umugore w'isugi, utarigeze aryamana n'umugabo n'umunsi n'umwe? Bizambaho gute? Hanyuma marayika w'Imana cyangwa marayika Gaburiyeli ahita abwira Mariya ngo umwuka wera azagutwikira, azakubundikira, hanyuma usame iyo nda y'umwana w'umuhungu witwa Yesu Kristo. Bivuga iki rero? Bivuge ngo Mariya yabyaranye cyangwa yasamye inda y'umwuka wera. Ngo iyi nda noneho Yozefu agiye amubonye ko atwite, agiye kubivamo ibyo kumusaba, yeretswe n'Imana mu nzozi, arabwirwa ngo uramenye ntutinye kurongora umugeni wawe kuko inda atwite ni inda y'umwuka wera. Bivuge ngo umwuka wera rero niwe wabyaranye na Mariya Yesu. Yesu ni inda y'umwuka wera yateye Mariya. Haleluya. Usobanukirwe kino kintu. Umwuka wera niwe mugabo wabyaye Yesu, niwe papa
wa Yesu. Hanyuma umaze kumva ako gace, niwe wabyaye Yesu. Hanyuma ikindi, Mwuka Wera niwe wabyaye, nako niwe wazuye Yesu. Tubona mu Baroma igice cya 8 havuga muri 20 20 gutyo, agenda havuga ngo niba Mwuka we yazuye Kristo aba muri mwe. Imbaraga z'Umwuka zuye Yesu, ni ukuvuga ngo Yesu ngo yazuwe n'ubwiza bwa Data, ari we Mwuka Wera, niwe wazuye Yesu Kristo. Umwuka Wera rero niwe wakoze igikorwa cyose cyo gucungurwa kw'abantu cyose. Ni ukuvuga ngo niwe papa w'agakiza kacu, niwe mubyeyi w'agakiza kacu, yatubyariye uzadukiza, uzadukura mu bubata bw'icyaha. Hanyuma rero niba ari we mibereho yacu ubwabyo ukaba wamusuzugura cyangwa wamutuka, ubwo nta buzima nyine wabona. So rero niba umaze kumenya ko Umwuka Wera niwe se wa Yesu, ubwo niwe se w'agakiza kawe, niwe se wo gucungurwa ku isi yose, niwe soko y'agakiza kacu dufite. Hanyuma rero akaba ari nawe watuzuriye Yesu. Ikintu cya mbere yakoze, yabyaye Yesu witangiye ibyaha byacu, wishyizeho ibyaha byacu byose. Niwe se wo kubabarirwa kwacu. Icya kabiri, igihe Yesu yari apfiriye ibyaha byacu, niwe wamuzuye. Tubona mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 25 havuga ngo yatangiye ibicumuro byacu, azurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Mu yandi magambo, Yesu igihe yari azuwe byari ukugira ngo dutsindishirizwe. Gutsindishirizwa ni iki? Ni ukwerekanwa cyangwa gutangazwa nk'umwere utafite icyaha. Rero ikindi, kuba yarazuwe n'ubwiza bwa Data cyangwa n'Umwuka Wera, akazamurwa akajya mu ijuru ngo akicara iburyo bwa Data adusabira, nk'uko ibyanditswe bivuga mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 29-30. Ninde uzaciraho iteka intore z'Imana? Ninde uzazishinza ibyaha? Ese ni Yesu, kandi ari wazipfiriye akanazukira, akaba ari iburyo bwa Data adusabira. Kuvuga ngo niba Yesu Kristo yarazuwe n'Umwuka Wera akajya iburyo bwa Data, byari ukugira ngo adusabire, cyangwa byari ukugira ngo adushinjure mu makosa yacu yose, byari ukugira ngo ajye atubere umwavoka. Bivuge ko Kristo iyo ataza kuzuka, mu by'ukuri ntabwo twari kubona utuvuganira, twari gukomeza turi abanyabyaha. Satani n'indi myuka byari gukomeza kudushinza ibyaha no kuturega ibyaha byacu. Ariko kuko ariho, kuko yazutse, ni ikimenyetso simusiga yuko tudashobora kurimbuka tuzira ibyaha byacu, kuko we aradutsindishiriza, aratuvuganira, aratuburanira. Dufite utuburanira imbere y'Imana. Bivuge ngo nta cyaha na kimwe dufite, nta nubwo twebwe twabasha, nta n'icyo twemereye kuvuga. We gusa niwe ufite icyo avuga, kuko arahari. He is alive. Kristo arahari atuvuganira, yicaye iburyo bw'Imana, nicyo kintu akora. So rero ngo yazuwe nande? Ni ukuvuga ngo Umwuka Wera yabonye ko tuzajya dutsindwa n'urubanza. Nubwo yadupfiriye, ariko imyuka ishobora guhingura ijambo ikavuga ngo ese niba yarabapfiriye, kuki barimo barakora ibyaha? Nka kwa kundi mujya mwibaza benshi, niba Yesu yaradupfiriye, kuki dukora ibyaha? Twakabaye tutakibikora rero. Hanyuma rero impamvu yazutse akaba ariho, ni ukugira ngo ajye adushinzura. Nihagira Satani niyo yazamura ibirego avuge ngo ariko ibyaha napfiriye ni iby'inyoko muntu yose, ni iby'imibereho yose yo kubaho kwabo. So rero dukomeje gatoya ibyanditswe muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 29, avuga yuko umuntu wese utuka Umwuka Wera atazababarirwa icyo cyaha. Hanyuma ukibaza, ese igitutsi natuka Umwuka Wera ntambabarire ni iki? Iyo usomye
mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 26 haravuga ngo niba dukomeza gukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ngo ntihakiriho igitambo kindi cyo gukuraho ibyaha byacu, kereka gutegerezanya ubwoba umujinya, umuriro w'inkazi uzarya abanga Imana. Hanyuma hepfo akomeza kuvuga ngo niba uwasuzuguye amategeko ya Mose yarahitaga yicwa abantu 2 cyangwa 3 bamaze kumushinja, akicwa ngo nta kabuza, ngo ntimwumva yuko umuntu noneho wasuzuguye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura n'umwuka utanga ubuntu, cyangwa se agasuzugura umwuka utanga ubuntu, ngo ntakwiriye igihano kiruta icyo ngicyo, akwiriye igihano kirenze kwicwa, akwiriye igihano kirenze guterwa amabuye ugapfa cyangwa kwicwa mu bundi buryo. Uwo muntu rero wasuzuguye umwana w'Imana akaba yakeresheje ya maraso y'isezerano umwana w'Imana yamwejesheje, cyangwa se ya maraso Yesu yamennye kugira ngo wezwe umukiranutsi, ukayakerensa ugahemura umwuka utanga ubuntu. Ubuntu ni iki? Iyo bavuze ngo ugahemura umwuka ugahinyura umwuka utanga ubuntu, iyo turebye ubuntu, ibyanditswe biravuga ngo mwakirijwe n'ubuntu. Mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 8 ngo mwakijijwe n'ubuntu. Hanyuma se ubwo buntu bwadukijije ni ubuhe? Ninde wabutanze? Bwavuye he? Tubona rero ko hano dise tubona neza yuko ubuntu bwadukijije bwavuye ku mwuka wera. Ukuvuga ngo umwuka wera niwe watanze ubuntu. Ese ubuntu yatanze ninde? Ubwabyo yatanze Kristo, amena amaraso kugira ngo twezwe, gutyo twezwa n'amaraso. Rero ayo maraso yamenetse, uwemeye ko ameneka ninde? Ni umwuka wera. Niwe rero utanga ubuntu, niwe waduhaye ubuntu. Ubuntu bwadukijije ni umwuka wera bwaturutseho, aribwo Yesu, ariko kwemera kwitanga kwa Yesu amutumye ngo adupfire. Hanyuma rero niba ukeresheje umwuka utanga ubuntu, cyangwa se uwaguhaye agakiza, uwohereje umwana we ngo agupfire, uramuhenyuye. Numara kumuhinyura rero ubwo bwa buntu bwe nyine ubwo nabyo ubwo urabuhinyuye, kuko ntabwo wakwanga umuntu ngo ibyo afite ubikunde. Ikindi, na Yesu Kristo ubwe nyine uramusuzuguye. Mu by'ukuri iki cyaha iyo urebye ni icyaha hariya aho nababwiye muri Mariko igice cya 3 umurongo wa 29 avuga ko nyine nusuzugura umwuka wera utazigera ubabarirwa. Yesu yari yavuze ati umwana w'umuntu ushobora kumusuzugura ukababarirwa. Njyewe ubwanjye unsuzuguye nta kibazo, ariko nusuzugura ubwo ni ukuvuga ngo umwuka wera hariya noneho yahise abidekiriva, aravuga ati nusuzugura umwuka utanga ubuntu, ubwo buntu nabwo amaraso yamenetse ku bw'ubuntu bwayo nayo uzaba uyahinyuye, uzaba uyakeresheje. Ikindi, n'umwana Yesu cyangwa se umwana nabahaye kugira ngo bakize, nawe uzaba umaze kumuhinyura. So guys, reka nkubwize ukuri, gusuzugura umwuka, gutuka umwuka wera, niko guhinyura amaraso y'isezerano yakwejeje, ni nako kandi gukerensa umwana w'Imana. Icyo cyaha rero ntabwo uzakibabarirwa. Icyaha rero ubona ni ukuba wapinga umurimo w'umwuka wera yakoresheje Yesu Kristo. Umurimo umwuka wera yateguye, awuteguye kugira ngo agashyiramo Yesu Kristo ngo uwo murimo awutunganye. Nuwusuzugura nibwo uzaba usuzuguye umwuka wera, ibyo yateguye. Hanyuma tubona ko yateguye
agakiza katweza kadukuraho ibyaha katugira abakiranutsi. Rero noneho uyu munsi wowe niba uyu munsi utemera ko uri umukiranutsi, uri gusuzugura, uri gutuka umwuka wera. Niba utemera ko wababariwe ukaba ukisabira imbabazi, ukaba ugipfukama ngo Imana ikubabarire, ukaba ugifite ibitambo utamba ngo ubabarirwe, uri mu mazi abira. Kandi hariya haravuga ngo birakomeye cyane gusumirwa n'amaboko y'Imana, cyangwa kurakarirwa n'Imana amaboko yayo akagusumira. Byo ngo ni ibintu bikomeye cyane, kuko yavuze ngo ni njye uzitura. Rero bivuge ngo umwanzi w'Imana ninde? N'uri guhakana igikorwa Umwuka Wera yakoze. Umwuka Wera yateguye Yesu byo kumushyiraho ibyaha byacu. Niwe wamubyaye, aramutegura, mushyiraho ibyaha byacu. Tubona banamubatiza bamaze kumurambikaho ibiganza, Yohana amubatiza, ishusho y'inuma yamuguyeho, hanyuma ngo ijwi riravuga ngo nguyu Umwana w'Imana, nguyu Umwana wanjye nkunda nkamwishimira, nimumwubahe. None niba utamwubaha rero nk'uko ijwi ry'Imana ryabivuze, bivuge ngo uramusuzugura, uramutuka. Ubwo rero ni iki Imana yashaka ko tumwubaha? Mumwubahe kuko ari uje kubacungura akabakuraho ibyaha byanyu byose. Niba utari uzi iki cyanditswe, ukimenye, ugisobanukirwe. Ni uku kimeze. Kumutuka ni ukutizera igikorwa yakoze ko cyarangije ibibazo byose wari ufite ku bigendanye n'icyaha. Imana yarakubabariye, kubabarishije Yesu, cyangwa se wababariye bitewe n'amaraso Yesu yakumeneye. Ntabwo ari uko imbabazi zawe cyangwa kwisabira imbabazi aribyo byagukiza. No, wakijwe n'ubuntu bwateguwe n'Umwuka Wera. Yesu aba ari we ubirangiza, arabikora. Mwubahe nk'uko Imana yabivuze ngo nguyu Umwana wanjye nkunda nkamwishimira, namwe nimumwubahe. Mumwubahe kuko abakuyeho ibyaha, abakijije amaboko y'umwanzi. Ntimuzongere